ku nyungu za industry za creative industry. The same day uwo muntu yari kumanika yari afite igitaramo i Butare, which is the crucial, nicyo kintu Yes, ndizera ko umeze neza cyane, wahikaze muri uyu mwanya. Tugiye umwanya wa The Topic, tugiye kuvuga rero byinshi bigenda bivugwa mu myidagaduro yacu yo mu Rwanda, kandi atekereza ugiye kuryoherwa. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ni ikiganiro kinini kandi cyiza cyakozwe n'umugabo wo kuri BNB bamwita Jado Castar, yagiranye na The Ben. So nk'abantu tuba tugomba kuganira tukumva ese abantu baganiriye iki, nabyo bigaragaza ko nyine ikiganiro cyakurikiwe kandi cyumviswe. Hanyuma ni byinshi cyane ngenda mbagezaho, ariko unyemere muri The Topic nze kukugezaho iyi story. Ese The Ben ku byo yavuze, yagarutse ku mapoe menshi, yagarutse kuri depression zifitwe n'abahanzi aba show business. Ibyinshi cyane yagarutseho, ariko ndagusaba kuza gukora subscribe kugira ngo makuru n'ibiganiro bitandukanye bikugereho gatanu kuri gatanu. Nitwa MC Robert, nyemerera tubane kandi tuzamukane muri ikiganiro. Nyene ibitekerezo byanyu kugira ngo uze kutubwira uko wumvishe ikiganiro, uko wumvishe The Ben. Ese ivyo The Ben yavuze urabyumva ute? Use usubiye mu myidagaduro ya kera n'iyo munsi uri kubona koko harahindutse iki? The Ben byinshi yagarutseho, aho yavuze ko ari gukoresha uko ashoboye kugira ngo yongere asubize ibintu ku murongo, ndetse yanavuze ko kabisa The Ben adashaka umuntu umufana, ntagashaka yavuze yuko ashaka umuntu umufana, apana wa wundi uza gukunda The Ben kugira ngo asenye undi muntu. Ati rero mu bintu ndimo byinshi bitandukanye n'icyo kirimo cyo kubaka umuziki nyarwanda, harimo na Kabengera aho yavuze byinshi cyane muri iki kiganiro. Agira ngo mbanze nkumvishe kuri The Ben avuga kuri ibi bintu, ati mu gihe rero mu gihe imyidagaduro izaba ari mpangara nguhangare, igihe runaka azakoresha abandi kugira ngo asenye ibikorwa by'undi muntu. Anagaruka ku gitaramo cyabereye i Burundi, byose turaza kubigarukaho cyane, uza kubyumva ibyo ari byo, ariko tukibaza tuti hakorwa iki kugira ngo uyu munsi imyidagaduro yacu isubire kuri gahunda, imyidagaduro yacu yongere kugira umwimerere nk'uwa mbere. Ejo nari hunganira n'abantu baravuga batari ko hari indirimbo twari ducuranze, baravuga batari ko muribuka showbiz yo ikuntu yaryohaga kirya gihe. Uribuka bavuga The Ben, bavuga Dream Boys na Urban Boys, ari abantu nyine bafashanya bakorana, kumva nyine ibintu bagahurira muri collabo imwe. Uyu munsi navuga yuko byagiye bifata urundi rwego cyane. Uranyemerera mbanze nkumvisha The Ben gatoya, hanyuma tuze tuganira cyane kuri iki kintu. The Ben mu kiganiro kandi yagarutse kuri fata ku mavuta. Twe dukurikira, urumva avuze nk'umuntu uhita wumva ibyo ari byo, ariko uyu munsi ntabwo nshaka ko tuvuga kuri cyangwa dusenye uyu nguyu, ahubwo ni iki gitera uyu munsi imyidagaduro kutazamuka, kutagera kure, kudatera imbere, cyangwa ubone ko hari ubufatanye bukomeye cyane ku artiste bacu batandukanye. So ibi bintu rero ntabwo biri mu muziki gusa, ahubwo sigaye mbona byaranamaze gufata no mu zindi side, kubera ko iyo winjiye no muri sinema usanga ngo umuntu wese ashaka kwigira nyamwigendaho. Iyo winjiye muri comedy, muri sinema muri rusange, usanga buri part ari gukora nyine buri side y'umuntu wamaze kugera kuri level yo kwikorera ibintu byiwe, ntagashaka kuzamura abandi. Ugasanga rero icyo kintu kigomba kongera kikubakwa cyane. Ivyo The Ben yagarutseho rero mu kiganiro n'uyu mugabo Jado Castar. Reka manze nkumvishe The Ben aho yagize gutya akavuga ati ntabwo ibintu bizakunda, ati ndetse nifuza ko narwanya ibi bintu.
ku nyungu za industry za mubarizwamo. creative industry tubarizwamo. alright aya nguko The Ben ati yewe ndi kugerageza gukora cyane kugira ngo ndetse nk'uko nshoboye kugira ngo ibi bintu bicike hari ahandi The Ben yongeye agaruka ku binene navuze hagati aravuga ati birababaje ndetse biteye n'agahinda kubona hari abantu bajya gushyushya bajya nko kubangamira igitaramo cy'undi muntu kugira ngo nyine asubire hasi ariko nta muntu ushobora kuvuma uw'Imana itavumye ariko byose akabihuriza mu gushyira hamwe mu gukunda ibintu byacu mu gukunda izi Imana yaduhaye ati ntabwo ari twe twabyigize ahubwo twisanze Imana yarabitugize so umva gatoya nanga we love that but the moment yatangiye kuzamo gucungana naho Ben ari bukorera igitaramo nkahajya kuhatera imbarigo gucungana naho Ben ari buce cyangwa se whatever biba byarenze showbiz so these are parts abantu batajya bamenya kandi kenshi tujya tugira amahirwe nkanjye ntabwo mashaka kujya ku makamera. Sorry The Ben, was the story of Burundi real? Oh 100%. Really? 120 nta nubwo ikize igitangaje kibirimo ntabwo uriya muntu yabonywe nanjye yabonywe n'abanyamakuru bagenzi be and that's the scary part buriya biba you know amagambo cyangwa se inkuru ndamutse mvuze ni namubonye with the evidence ariko evidence zahari umunyamakuru wo kunyarwanda sinatinya no kumuvuga yitwa Joshua yes ngaye nguko cyane makuru iyo abari menshi cyane ese The Ben inama cyangwa amagambo akomeye cyane ku bantu bakurikiye kino kiganiro yavuze wowe ubyumva ute ese wowe iyo The Ben yagarutseho n'uburyo yaganira kiriya kiganiro wakibonye ute? Ni ikiganiro cyiza ku ruhande rwanjye mu buryo interview nziza ituje itarimo rwa rusaku itarimo ntabwo ari wenda mu buryo naza mu bwo to be arrogant ariko hari interview ubona ukabona iri international interview man ni interview nziza nta rusaku rurimo nta byacitse irimo discipline irimo aba legend thank you kuri shout kuri Jado Castal ndetse wagize gutya n'umuhanga cyane pe n'umuhanga cyane yitwaza n'akabengera ate aho nza gusobwa araza kunyibutsa ariko navuga yuko ikiganiro pe yakiyoboye neza cyane ikiganiro yayoboye neza ku ruhande rwanjye ikiganiro yayoboye neza reka rero sigamo The Ben mwe muraza kuduha ibitekerezo